Genotaliba, Penestikego, Talakostiriba, Shera, Gandibo, Limo, Tandiba, gutungurwa gukomeye, guturutse kwishobora byose, mwagumye mu byo kwinezeza, muguma muzo kwinezeza, ariko nguku gutungurwa gukomeye. Habe na gato Abanyamerika bakavuga, Abanyarwanda bakavuga, Abanyafurika bakavuga, Abiburayi bakavuga ngo bati habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze mu byo kwinezeza. Igihe nacyo gihita vuba, n'uwayubaka n'umwete rwose, bose bamurebaga niko bamusekaga, bati noneho nowayasaze. Bose bamurebaga ese ko Taliba Imana imanuwe no guhana inkozi z'ibibi zinangiye imitima zanze kwihana, ariko Imana imanuwe no guhana inkozi z'ibibi. Wakota durakaruru kagiye kuvuzwa impande enye z'isi, kagiye kuvuzwa impande enye z'isi, ariko uwemera kumvira azaba amahoro masa. Ndabwira abanyedini, ndabwira abamenye Kristo, ndabwira abamwizeye, mwebwe mwakeresheje iz'agakiza. Aravuze ngo umunsi w'Uwiteka uri bugufi, kandi uwo munsi ugiye guteza kuboroga mu midugudu igiye itandukanye. Uwo munsi ugiye guteza kuboroga ku misozi igiye itandukanye, muboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Mwemere kwiyambura igomwa n'uburiganya kugira ngo mubashe kurokoka ku munsi ukomeye wenda kuba. Nta wiza uzakiza uyu munsi, nta munyabwenge uzatuma uno munsi uhagarara, nta uzi igifaransa uzatuma uno munsi uhagarara, ariko abacunguwe n'Uwiteka. Donge gucungurwa n'Uwiteka nuko umwakira akagukarabza, akakoza, akakwambika umwambaro nyawo ugukwiriye. Ariko nimba utarasogongera muri wakiri mu buriganya ndetse n'igomwa, mwebwe mwamaze gusobanukirwa ko Yesu akiza, ko Yesu ahana, ko Yesu anabohora, nimuze mumwegere muhitemo agakiza, mureke kurimbuka. Amen. Pesto que talibo costiliban. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, mwese aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi, ndabasuje kandi mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije ishyanirwe mu byo mukora byose, aho muherereye hose rero, hafi na kure, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Reka mwese niteze ko muri amahoro kandi Imana ikibarinde mu buntu bwayo. Ushobora kudukurikira ko utameze neza, wumva bitagenda nk'uko ubyifuza, reka nkubwire ngo icyambere ni ukwizera Imana, ukayiringira. Imana byose izabikora, kandi usubiza amaso inyuma urasanga ukomeza uyu munsi biruta uko ejo hashize wari umeze. Ibyo bigutere kongera gukunda Imana no kuyubaha. Kandi nkunda kubabwira ngo
nawe wumva uri gukora bikagenda neza kubyifuza uri muzima akazi kagenda neza iyo ntibe impamvu yo gutera Imana umugongo cyangwa se gusuzugura Imana ahubwo bibe impamvu yo guhesha Imana icyubahiro mu byo yakoze nuko twinjira mu kiganiro cyacu ngize umugisha ndi kumwe n'umukozi w'Imana Daniel uraho neza turaho neza turashima umwami Yesu turabona nta kibazo turashima umwami Yesu tunamutegereje dutegereje kwaza none kano kanya yaza ejo yaza mu kagoroba yamanuka rero tumeze neza kuko turi maso mu gihe tumutegereje urumva uri maso witeguye neza nditeguye ndamutse nditeguye naba ndi ikigandi yaravuze ngo muhore muri maso ngo kandi amatabaza yanyu ahore yaka kuba maso kwanjye rero biri mu nshinga yitwa kumvira Imana yego kuba maso kwawe biri mu nshinga yitwa kumvira Imana turaje turabigarukaho mu kanya turagarukaho mu kanya twagira ngo tubwire abantu baduteze amatwi ko wowe tugiye kubana mu kiganiro reka ngusabe kandi mbere yuko ngiye ndi nongeraho manzo usuza abantu duteze amatwi bagukunda n'abatagukunda bose murakoze cyane aravuze ngo mbasuhuza abankunda ndetse n'abatankunda rero abatankunda ndabakunda cyane namwe abankunda mukomereza aho ngaho kandi ni rwa rukundo ruri muri Kristo Yesu nirwo mbakunda nta nitwe duguye gukunda rero ndabasuhuje ndabakunda cyane abanyereka ko mu nkunda abandika comment muvuga amen ndetse kandi musabira imbaraga n'amavuta comment zanyu ndazisoma Imana ibaha umugisha abari mu migabane igiye itandukanye y'isi abari muri Aziya abari Australia abari muri Amerika abari ahatandukanye amen abari mu Bubiligi hari abakunzi banje bari mu Bubiligi dukurikirana bumva ijambo ry'Imana nawe uri muri Sweden ntago nkwibagiwe ndetse n'abandi bari impande Amerika Canada mu Rwanda hani Kigali mu ntara zigiye zitandukanye z'umujyi wa Kigali ndabakunda cyane na wale wenye uko Kongo na wasalimu wale wa Tanzania na wasalimu Mungu wa mbinga endeleshe kuwabariki sana tena niwaambie ukweli Mungu anawapenda muendeleshe kumsogelee naye atatenda matendo makubwa wale Wanyamulenge bari impande zitandukanye zisi wanajua lugha Kinyarwanda wanajua lugha Kinyarwanda na wasalimu sana n'igiswahili baracumva ndabakunda namwe cyane ndabakunda amazina yanyu ari n'abapasitoro b'inshuti zange bari mu gihugu ca Amerika ndabakunda cyane watumishi wa Mungu aendeleshe kuwajaza mafuta na kuwapagala upya Imana irabakunda kandi nanje ndabakunda amen vuga ntakindi kindaje shinga nukubasengera Imana igumugisha Daniel amen ariko hagati wambaye neza murakoze cyane nukubera Imana ndetse kandi inyuriye mu mukozi w'Imana n'umukozi w'Imana witwa Mama Vanessa abantu bari Kigali ndetse kandi n'abantu bari mu mahanga mugeze inahanga Kigali mwagana umukozi w'Imana witwa Mama Vanessa akorera Kinyinya ku mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali mu murenge ndumva ari wa Kinyinya wenda ndaco bitwaye sinzi impamvu nako kaje ndamwamamarije ujyanye muri ico kirere cyo kumwamamariza izina rye ryamaze kwaguka ukimara kuvuga Mama Vanessa w'umutayeri yamaze kwamamara mu mugane akora ibintu z'amadesign meza mode zadutse arazikora neza antuka costume made in Rwanda ibintu byose yarahezagiwe n'umukozi w'Imana Imana ibaha umugisha aho ari ndabizi ko atwumva ahezagirwe kandi muri ayo mavuta Imana ikomeze imwagure mu izina rya Yesu yes ubu turamwamamarije abantu bifuza nimero zibaze guhamagara mu gikari turazibahereza naco bitwaye bahamagara mu gikari barazibona nabonye ko umukozi w'Imana yambaye neza wabigizemo uruhare yanze kubigira ibanga yego Imana imuha umugisha amen amen reka tukomeze tuganire reka tugusabe noneho usenga Imana unagusenga Imana twinjiye mu kiganiro neza Baba katika jina la Yesu Kristo Baba Mwenyezi Mungu Baba mwenye nehema Imana ikomeye Imana ifite imbaraga Imana bwugamo bwacu Imana buhungiro bwacu Mana ndagushimiye ko turi kumwe nawe muri aka kanya turi hano kubw'umugambi wawe
turi hano kugira ngo dutarame twumve icyo wateguye kugira ngo tukibwira abantu bari ku migabane igiye itandukanye. Ndamagana dayimoni kirogoya uwaza kuturogoya hano, ndamusenye katika jina la Yesu Kristo. Reka ubwiza bwawe mwami bugaragare, ineza yawe mwami igaragare, ukize abantu bawe, ukize imitima ya benshi, abataraka kumenya bakumenye, abari muzaba kumve kandi bahindukire. Ntabari ngewe ahubwo ngwino ukorera muri ngewe uvuge bakumvire. Tirabone nge Daniel babone wowe nkubanje imbere, Mwuka Wera wawe ashorere kino kiganiro. Uyu muyobozi uyoboye kino kiganiro, Mana Data ntabariwe ahubwo Mwuka Wera ubushobozi akorere muri we, kugira ngo abantu bahembuke barwaye bakire, ababaye ureke babashe guhemburwa nawe. Tukubanje imbere kugira ngo ukorere muri twe, mu izina ryawe ryera ndagushimiye Kristo. Amen. 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 Urakoze cyane Daniel, urakoze cyane ku isengesho ryiza udusengeye. Uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi, uko Imana igushoboza niko ukora uwo murimo, cyangwa se niko utanga message Imana iba yaguhaye. Tumaze iminsi tugana ku kintu bita urukundo muri rusange no makozi y'Imana, ariko tubona dusanga yuko urukundo rwakendeye bitewe n'iminsi y'imperuka, ariko dusanga ko iyo minsi y'imperuka atari ko isohora ku bantu baba mu nzu y'Imana. Abantu bo mu nzu y'Imana bakabaye baba maso kugira ngo iminsi y'imperuka itabasohora. Niko tumaze iminsi tuganira. Daniel, uri umuvugabutumwa, ese ivugabutumwa ryanyu ry'uyu munsi ryibona ari gukorwa neza nk'uko bikwiye, nk'uko mwahamagawe n'Imana ikabatuma, uko yabatumye niko muri kubikora? Urakoze cyane. Tumaze igihe tuvuga ku rukundo, ariko uko ukimbajije, Imana yahamagaye abantu kugira ngo bakore umurimo wayo. Imaze kubahamagara benshi bashaka kwihimbira izabo, donke bayoboka izindi mana batumuhamagaro wabo. Ariko siko bose bari gukora, ariko kandi ba Eliya turacahari. Tugomba kwigumura tugahagarika bino bintu. Ariko ntabwo ari bose. Hari abamaze kuyoboka imana za Bayali, bari kugenda babesha abantu ku mihanigi yitandukanye, bari mu gushinga amakanisa hatandukanye, ariko kandi bamaze kuyoboka imana za Bayali. Cagiye cyabo bamaze kwitandukanya n'umuhamagara Imana yabahamagaye, baja kwihimbira izabo. Ariko ba Eliya turacahari, tugomba kuvuga. Tuzavuga badutera amabuye, tuzavuga baturwanya, tuzavuga bajye mu bapfumu. Bene abangaba rero bajya no mu bapfumu, ari abakozi b'Imana, bajayo ntibakira abakozi b'Imana. Ariko niko bitwa, ariko ntibakiribo. Nubita abakozi b'Imana, uwabugiye kwita Satani marayika. Satani yahoze ari marayika, ari umuririmbyi mu ijuru, ariko kubera gukoresha impano Imana yamuhaye, azikoresha ibiyabanye n'ivyo Imana yamubwiye, azanamo akantu ko kwibona n'ibindi bigiye bitandukanye. Imana irangije imuhindura igicibwa. Imaze kumuhindura igicibwa, za mpano yari yarahawe ziravumwa, muri make zitandukana na gahunda y'Imana. Abo nabo bamaze gutandukana, bije Imana yari ifitanye n'abano bahanuzi yaratakaye, bajya gushinga iyabo bije. Ariko kandi bavuga Imana mu kanwa kabo kandi itabahamagaye. Turatandukanya gute n'abavuga Imana by'ukuri ko mwese mwitwa ko muri abakozi b'Imana, muhamagawe n'Imana kandi mutumwe n'Imana, kandi mwese muvuga ko message muri gutangaza ivuye ku Mana? Turabatandukanya gute ko muri kudushyira mu rujijo? Ikintu gituma tubatandukanya nta kindi, impamvu tuvuga ko Satani atakiri marayika, nuko imirimo asigaye akora ari iy'umwijima. Icyatuma tubatandukanya ndetse n'icyatwemeza kikaduha gahunda yo kubatandukanya, nuko nta murimo w'umucyo ugikorekera muri bo, ahubwo imirimo yabo ni iy'umwijima. Barasambana, bararoga, baza ku majosho media bagatukana, donke bagashaka kuzana amacakubiri mu bantu ibigiye bitandukanye. Imirimo yabo n'imbuto zabo z'umucyo ntago zikigaragara, niyo donke bahindutse abana b'umwijima bitewe n'imirimo yabo. Yego, gituma tubatandukanya nta kindi, nuko imirimo bahaye bakora ari iy'umwijima, atari iya Kristo.
imbuto bahaye bera ntabwo ari iz'umucyo ahubwo ni iz'umwijima n'aba satani. ariko harimo n'abanyangeso nziza ntabo. Igihe cyose uzagira ingeso nziza ukavuga ingeso nziza donke ni ugukiranuka. Umukiranutsi w'Uwiteka, umuhanuzi w'Uwiteka aba agomba kugenda akiranuka. Nanjye ndi umuhanuzi. Umuhanuzi w'Uwiteka ninde? Ni uwemera gukiranuka kabone n'ubwo yasoza ari muri uno murimo agakomeza gukiranuka n'ubwo abantu bose bamwanga. Naho imirima yarumba singiri ico soroma, naho nafusha amatungo arampaza wenyene. Ayiwe ntago baza bakangwa n'ibihe, bakomeza kubana n'Imana no mu gihe gikakaye, no muri cya gihe gikomeye bakomeza gukiranukira Imana. No muri cya gihe k'inzara barakiranuka, muri cya gihe k'imvura barakiranuka, izuba ryabaye ryinshi bakomeza gukiranuka, imiryango yabatereranye bakomeza gukiranuka. Ayiwe babuze abantu babakunda bakomeza gukiranuka. Bahuye n'intambara bakomeza gukiranuka. Yesu ahimbazwe cyane. Bari batuze bikanga bakomeza gukiranuka, bazamuka mu mavuta nk'aho Yobu yari arimo bakihangana, umudamu yabanze bakihangana, inshuti zabavuyeho bakihangana, bagakomeza guhamya Imana no muri cya gihe gikomeye ntibayisuzuguze. Yego. Ese ubundi intego muhaguruka muri uyu murimo, intego mwe mufite n'izihe? Intego dufite je ndiheraho ndayifite intego. Abo bandi batakaje intego ni mu kazi kabo. Hari abafite intego yo kugira ngo babone ifaranga muri uyu murimo, bubaka amataje ndetse kandi baje Dubai bagira ibikorwa. Ariko intego nyamukuru icyatumye duhaguruka nta kindi ni ukugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, tuzenguruke hose ku mpera zose z'isi, tuzenguruke ku migabane itandukanye, tuje mu banyamahanga batandukanye, abatizera Kristo bamwizere, abantu bose bahinduka bigishwa ba Kristo kugira ngo baraga ubugingo buhoraho. Mwafashwe n'iki cyatumye muhindura intego y'urugendo? Cyatumye benshi bafashwe n'impamba y'urugendo, bamaze donke barivanze, ntabwo bamenye kurinda ubusugire bw'ikiri muri bo, ahubwo bo barivanze, ntabwo bemeye kubabazwa batuze Kristo, ahubwo bashatse umunezero Kristo baramwirukana. Ariko nyamara Meshake, Saduraka na Abedenego baravuze ngo ntidushobora kuziyandurisha izo kurya z'ibwami. Aba nabo biyandurishije izo kurya z'ibwami. Nyamara ugenzuye kera bakiri mu butayu, bakiri mu kugeragezwa, bari abana beza, ariko bamaze kugera ibwami, bamaze gutangira guhekenya ku ifiriti, bamaze kwakira idolari, bamaze gutangira kwakira ifaranga bahaye bazigurana Kristo. Ariko intego nyamukuru yacu nta yindi, ni ukwamamaza Kristo, ni ukwamamaza ubutumwa, tukabwira abakire, tukabwira abakene, tukabwira abantu bose, ingeri zose, nta kurobanura ku butoni. Ariko ikikubwira abantu bamaze gutandukira, bamaze gutakaza, uraja mu ikanisa utambaye inkweto batangire bakurebe nabi kandi wazibuze, wambaye umwambaro ucitse bakurebe nabi kandi ntacyo wari ufite. Ejo buri naganiriye n'umuntu arambwira ngo ubu nonose ndumva ndashaka kuja mu materaniro. Ndamubaza ati kubera icyo udashaka kuja mu materaniro? Amara arambwira uti impamvu tubushize ku cyumweru ngo pasiteri yaradushamburiye. Gute se? Yaravuze ngo ariko ngo kuki utekereza ngo ukava mu rugo nta sadaka wazanye, nta turo wazanye, ukaza mu rusengero ubuje kureba iki? Donke aba bantu intego yabo niyo gusora abantu mu kanisa, niyo kuvana abantu mu mwanya w'Imana ibashakamo, niyo ntego yabo. Bari kwirukana abantu kandi Imana arabatumye kugira ngo babazane. Ivugabutumwa ry'uyu munsi ndi kubona ari ivugabutumwa rishingiye ku bantu. Ni Imana yabatumye kuvuga abantu, kuja kuvuga abantu aho ntibinemewe, ni n'amakosa. Abagira gutya ni amakosa. Ese nimba mwene so mukwana umurimo w'Imana acumuye akagwa mu cyaha, Satani akamuraza, mwene se agomba kubana nawe gute? Agomba kumuhunga? Bagomba kubana gute? Bibiliya iravuga ngo nihagira umuntu uyoba muri mwebwe ab'umwuka, mumugaruze umwuka w'ubugwaneza.
uyu muntu wamaze gucumura mwene data ni mwene data, birakwiye ko tugenda tukamuganiriza kandi tukamwereka urukundo ruri muri Kristo Yesu, tukamusangana urukundo, tukamuvugana mu rukundo, donke urukundo ruri muri Kristo Yesu nirwo rumufata rukongera rukamugarura. Ariko nagenda agacumura tukaza kumwandagaza, abantu baza hari nk'abantu bavuga uti yaba Daniyeli yaraguye agatembanwa akabivamo, ubu ari abantu mba nabangamiye ti yaba yaraguye ngo ubu bambo hagize gato bambonaho baje kunyandagaza. Impamvu mbivuze, abantu b'iyi minsi ntago bashaka guhereza Imana icyubahiro cyayo, ahubwo bari gushaka kugaragara. Ntago bashaka ko Imana igaragara, bashaka ko ari bo bagaragara. Mbwirize ngaragare, mpanure ngaragare, nsenge ngaragare, mvuge mu ndimi mu kanisa ngaragare, abantu bambone. Nica abantu niyo titira abantu bariho, ariko bagenewe kera kuzacirwa iteka. Hari ijambo mujya mukunda gukoresha ngo Imana irapfusha mu gaseka, ariko mwe mwapfusha mu kababara. Rishatse kuvuga iki? Donke Imana iba yapfushije iyo umuntu amaze gutakaza umuntu muri we, amaze gutakaza umuntu w'indani muri, cyangwa se buginga amaze gutakara mu buryo bw'umwuka, amaze gutakara aba yapfuye. Niyo mpamvu mu Efeso bavuga, harabivuga neza akavuga ngo nico gituma bivuze ngo usinzire kanguka uzuke. Uwamaze kuja mu zaha, uwamaze kwinjira muri systeme y'izaha aba yamaze gupfa. Abantu baba bagatangira guhimbaza baseka, ngo n'ubundi yaratwihishemo, ngo n'ubundi ngo twabivugaga yaratwihishemo. Tugeze ahantu wakomeye, aho umuhanuzi ahanura ibintu bikomeye agatangira gusenga ngo yaba uzari bisoye nkemerwa. Tugeze ahakomeye, aho umuhanuzi abona ikibazo ku gihugu agatangira gusenga ngo yaba cyaba gisoye. Ntabwo uri umuhanuzi, ahubwo urashaka kwiyogeza ubwawe. Donke ntabwo bikwiye ko nimba umuntu acumuye muri twebwe tuje kumuvuga ku mashusho media. Ntabwo dukwiye kwishimira izago z'abandi, ahubwo twebwe nk'abanyamwuka dukwiye gusenga Imana. Nimba ari izago bigiye gutera mu gihugu, Imana ikabikuraho, tugahaguruka tukagira ishaka. Arega ishaka ntabwo ari uko tubwira Imana ngo iniga abantu, ibyo ntabwo ari ishaka. Kandi mugomba kwemerwa ko muri abahanuzi. No, umuhanuzi kwemerwa ke ni gute? Nuko Imana yaniza abantu. Nuko yahanuye ibintu. Aho ni iniga abantu ni we munyago uzajana mu ijuru. Dukwiye kubwira abantu bakava muza, ibikomeye birahari ni muve muza. Uzi impamvu Imana yari itumye Yona Nineve? Ntabwo kwari ukugira ngo Imana ibanike, yari kugira ngo basi kugira ibikomeye Imana igiye kubateza, Imana irebe ko imitima yabo yagira gute, yahindukira. Yona arakwepa. Ifite abahanuzi Imana iri gutuma bagakwepa, bakavuga uti reka ndebe ko bisohora. Abantu bagapfa, abantu bakishima. Hari umuhanzi wegeze upfa sinje kumwatura wawo wegeze upfa. Umukobwa wari umuhanzi, sinirirwe muvuga mu izina. Umuntu wari wahanuye ngo azapfa, ngo atangira guhinduka icamamare, ngo dore wa muhanuzi wahanure runaka ko azapfa, ugasanga ni ishema. Ibyo ntabwo ari ishema ko wahanuye ngo umuntu apfafe, ahubwo uri umurozi bagucunge neza, uri Satani. Toka turasabwa kugira ngo nimba Imana igaragaje ibikomeye dusenge kugira ngo bikurwe, kubera ko umuntu wa Kristo ari muri wa wundi. Urasabwa kugira ngo usenge Imana ihindura umutima wiwe, nico ubusabwa. Niyo mpamvu Imana irapfusha natwe tugaseka, irapfusha tukaririmba. Umugeni ninde? Umugeni ni uwatunganije umutima wiwe ngo agiye mu ijuru disi rya Kamonyi. Ina Kigali haba ijuru ngo ry'ahantu hitwa ngo mu ijuru rya Kamonyi. Rero ijuru ntakunda ari iry'ababonetse bose, ahubwo ijuru ni iry'abakiranutsi. Yego, kwizera kutagira imirimo kandi kuba kwatakaye.
imirimo nta kwizera gufite gusambana ntago kuba kuzuye, kwizera gufite kuroga ntikuba kuzuye. Ngo nawe mwizeye umwami Yesu Kristo azandokora kandi ugisambana, ngo ni umukiza wanjye niwe bugingo bwanjye kandi ukiroga waratakaye ahubwo uzarimbuka. uyu munsi bavuga yuko abahanuzi muri abagome bitewe nuko muhanura ibintu bibi kandi mukifuza ko bisohora kugira ngo mwemerwe dukunde tumenye ko muri abahanuzi. Samutemo byana hano byanasora mukirwa mwigamba ate birane nabihanuye. Uyu munsi cya kintu twavuze cy'urukundo ugasanga no mu bahanuzi ntimukunze abo muhanurira. Yego rero reka tuganire kano kantu ndumva twabivuze kwitangiriro. Na buryo bareba bahanura ariko Imana ntagiri kumwe nabo, buryo bareba bavuga ubutumwa ntabwo Imana beshi kumwe nabo. Satani niwe wishimira izago zacu. Satani anezezwa nuko turi kurira. Iyo uri mu kurira nepo Satani aranezerwa. Iyo runaka yarize Satani aranezerwa. Rero bano bahanuzi banezezwa n'izago zabaye ku bandi, aba nabo bakorera Satani ntabwo ari Imana, ntabwo Imana ikiri kumwe nabo, bamaze gutandukana n'Imana tayari. Imbaraga bakoresha ntabwo ari iz'Imana. Yego hari akantu cyangwa kudusobanurira mujye muvuga ngo uriya muhanuzi akorana Satani, rimwe na rimwe wajya kubona ukuntu ibyo ahanuye birasohoye kamwe ugakorera Satani. Yego ese ibyo bintu bivana he kandi bisohora? Icambere bigomba gusohora banza umenye ibitangaza umenye n'agakiza. Ibitangaza n'agakiza biratandukanye. Kuba zasohora n'abarozi bararoga umuntu uburozi bamuroze bukamujwigiriza, n'abatongera baratongera izo batongere bikajwigiriza abantu. Shatse kuvuga iki rero? Bano banavuzeho ibintu bikabasohoraho rimwe na rimwe ntago baba bari mu mbaraga z'Imana. Ariko iyo uri mu mbaraga z'Imana mwene wakagutongeraho ikintu ngiki ngiki ntabwo kikugeraho. Bari abakora ku bantu ngo faya bakikubita hasi, ntabwo ariko bose bikubita hasi. Hari uri ikimenyetso utakikubita hasi. Nge ntago wavuga gutya ngo nikubite hasi, reka nizakunda. Kubera imbaraga ziri muri nge zitandukanye na ziriya. Uyu rero babwira bino bintu bikamusohoraho rimwe na rimwe nawe ntabahagaze, ntaba ari muri cya kirere cy'abana b'Imana. Uri mu kirere cy'abana b'Imana kabone nubwo bakatura ibikomeye kuri yo ntacyo uzagutwara. Reka nkubaze wowe wayumbaza ibi n'ubwa mbere bakwaturiraho ibintu bikomeye ntibibe? Impamvu bitabuza ari iyi ni ukubera hari imbaraga z'Imana ziri muri wowe, ntabwo izo zakunesha. Bigomba gusohora kandi akenshi ibisohora ku bantu bavuze bene nk'abo aba ari ibibi, ntabwo ari ibyiza. Bahanura ibibi n'ubundi bavuga ibibi gusa bigasohora ku bantu. Satani rero niwe ushaka ko abantu barira, niwe ushaka ko abantu baboroga, ntabwo Imana ishaka ko tuboroga. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi, ni ukwica, ni ukwiba, ni ukurimbura. Nicyo cyazanye Satani nta kindi. Abo rero bica barimbura, abo ni abakozi ba Satani. Ariko ijambo ryaravuze ngo mubwire abantu banjye mubabwire izururutsa imitima yabo. Izurutse imitima yabo ni ibihe? Ni ukubabwira ko ubwami bw'Imana buhari kandi tuzabutaha. Ni ukubabwira ngo mushake Uwiteka bigishoboka kuko abonwa, mu mwambaza akiri bugufi. Umunyazaha areka ingeso mbi, ukiranirwa areka izo yibwira. Agarukira Imana iramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira. Agakomeza akavuga ngo erega izo mwibwira sizo nibwira, ngo kandi inzira zanyu si zimwe n'izange. Izo nizo zurutse imitima Imana ikeneye tubwira abantu bayo. Kubabwira ngo bakoze impanuka izo nta gaciro. Gukora impanuka bakarimbuka sivyo bimaze iki? Izo nta gaciro. Nituzibona tuzihorere kuzivuga. Nituzibona tureke kuzivuga ko zihari. Reka nkubwire kuvuga nk'impanuka zirabaye sava,
ukimara gutambutsa ibyerekwa muhanuzi ko impanuka zibaye, nimba uri umuhanuzi w'Uwiteka z'ukuri, jya ku mavi winginga Imana, utakambira Imana, usenga Imana, Imana ikize imitima y'abantu, abihana bihane, abakizwa bakizwe, kugira ngo ayo magare tuyegeze yabashe gutatana. Kuko yaba ari amagare azanwe na Satani, kandi ijambo ryaravuze ngo mwamagane Satani azabahunga. Ariko muge weretswe amagare nk'ayo, ugatuza ugatara amatereka ndegereze ko bisora, ati Imana mfasha bisore, ati yaba zari bibaye nonaha, waravangiwe, ntabwo uri umukozi w'Imana. uri umwe mu bantu bamaze iminsi bahanura yuko amagare aje gutwara abantu umugeni atashye muri 2025. Kanguhere kuri wowe. Yes. Umaze guhanura ibyo ngibyo, se amagare acyahari? Hari abantu bahise bavuga ati birakaza noneho turapfuye. Ayo magare acyahari, abantu bagumeze basenge ntibiravaho. Yego. Bimeze bite none uyu munsi? Icambere Imana ikimara kumpa message cagi, nakomeje gusenga nshoreza rya jambo Umwuka Wera, kugira ngo rikore ku mitima y'abantu bahindukire. Hari benshi bahinduke mu mitima bizera Kristo barakizwa, bariyana barekuriza, bakimara kurekuriza Imana yashize donc yarabakingiye, imaze kubakingira, ariko ntago nababwira ngo birare, bakomeze basenge, kubera kubarwanya nawe akomeje kugira gute kubarwanya. Ubagenza nakomeje kugira gute kubagenza, ariko nakomeje gusenga, kandi n'ubu ndacyasenga, nje uko nahamagawe Imana inyeretse ikinduka umuntu kibi, ndagisengera, ngasenga ngikuzaho. Kubera iki? Satani niwe mugome, Satani ni umugome, ariko Imana ntabwo ari ingome. Ikibazo kimwe numva nakwibaza hano hantu, Yego. Abantu bose bapfa ni Satani bibishe? Abantu bapfa akeshi ni Satani ububanyase. Ndakubwiza ukuri. Imana isarura guteyo? Ni Satani ububanyase. Imana irasarura. Isarura gute nimba Satani abantu bose bibishe? Ntabwo ari bose. Hari Imana isarura, hari nabo Satani yiba. Ati gute? Umuntu Imana isaruye, hari ijambo ryitwa gutegurwa, irabanza ikamutegura. Yimaze kumutegurira musarura, ariko umuntu Satani yiba aramufatiranye, ubu nyine akiri muzaha agahita amucomora. Niyo mpamvu nta mukiranutse utungurwa, ahubwo utungurwa ni umunyabyaha. Rero Satani we ntabwo asarura, ahubwo ariba. Satani ni umujura, ariba, nicyo cyamuzanye. Kandi yibiza Imana yahinze, ni umujura. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo muhore mwiteguye, kandi amatabaza yanyu ahore yaka, mube maso iteka. Donc Imana igiye gusa ivuze ngo ngiye gusarura Daniyeli, Imana irabanza ikantegura. Ese Imana ivuze ko ugiye gusarura Daniyeli, nje nshobora gusenga nkayibuza kugusarura? Imana ivuze ngo ngiye gusarura Daniyeli, cya Daniyeli cyageze ko mucyura, birashoboka yuko naza ngasenga nkabuza Imana kugucyura? Donc watakamze ugasenga Imana, uwamanije n'Imana, ugagaragariza Imana ibimenyetso bifatika bigaragaza ko itagomba kuncyura, zamera nka Hezekiya, Imana igahagarika uwo mugambi, ikanongera imyaka yo kubaho. Ahubwo Hezekiya yararimbutse nyuma. Yararimbutse. Impamvu yararimbutse, ariko ngewe sinakunda kubwira Imana ngo ibireke. Yabipanze nabwira Imana ati Imana, umuteguro wawe ni mwiza, nsarura twigendere. Ariko kuki abantu mukunzi nose niki mwayibonye? Ariko sinabarenganya, umuntu wese uri muzaha akunda isi. Nta mukiranutsi ukunda isi. Umukiranutsi abahari, abari gusenga tuzaza ryari Kristo, ndumva ngukumbuye, ndumva ngo uzaza ryari Mucunguzi, wimebwa bwami budashira, abapfiriye muri wowe bazuke bagusanga ubwo, natwabazaba bakiriho batujane hamwe nawe, duhumure tutegereje
icyambuka udatinze. Abari mu gusenga ati data ndabona uri gutinda, uri hehe data? Kabone nubwo yaba atunze za miliyoni kuri konti, ntabwo yita ku mamiliyoni atunze, ntabwo yita ku kazi keza afite. Abari gusenga avuga ngo uzaza ryari Yesu? Dadi we uzaza ryari? Si kugana utakuja, uzaza ryari Mucunguzi? Niryo sengesho, niryo sengesho abasenga. Ariko abari muzaha arasitara gato akanyarukira kwibagabaga, yakumva ingoro riraje akanyarukira kibagabaga ati ndapfada, ndasiga ifaranga zanjye, ndasiga abana banjye, niza barimo. Ariko uri kwishuka ihane, nta mukiranutsi utinya urupfu. Reka wowe nimba utinya gupfa umenye ngo ntabwo urakira Kristo. Umukiranutsi wese ahora yiteguye. Kwitegura nta kundi, tuzamubona tunyuze mu rupfu. Uno mubiri tuzawiyamba urupfa, twambikwe kudafiteka. Wowe ugitekereza rero ugikuza inose, uzumenya ngo ntabwo uramwizera, uracari umupagani, uracari muzaha, ntabwo uramwizera. Uri kuganzwa n'umubiri kandi gakondo yacu ihari. Jewe ubwo nakunda ngo impamagare nonaha nyigire muri gakondo yanje. Je ndi umukristo, gakondo yanje iri mu ijuru ku Mana yacu, ntazaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Gakondo yanje ntahandi iri mu ijuru. Ndanga gusanga gakondo yanje ngumaha mpamaziki hamfashiki. Komeza ukora umurimo. Oy igihe cyange cyageze mba numva cyagera nkigendera. Imana yahagurutsa n'abandi. Je ntabwo ntinya gupfa. Oya ntabwo mbitinya. Niyo mvuga Imana nta kibazo mfite, ntabwo babwo gupfa mfite. Kubera iki? Nararozwe sinapfa, nyura mu bikomeye sinapfa, ndegwa imitego sinapfa. Amahembe barayohereza amera ngakubise ngo kukibuye kinini, ndacyo yantungabanije. Bohereje ibitega bambaside, igeze mu marisanga na amaraso ya Kristo yuzuyemo. Donc nge ntabwo ntinya gupfa. Gakondo yanjye ntahandi iri mu ijuru ku Mana Data. Amen. Umukristo rero utinya gupfa abataraba umukristo, abataruzuza ibisabwa kugira ngo abe umukristo. Kubera ko ntabwo wavuga ngo tuzajya mu ijuru kandi udashaka kujyayo. Umukristo yitwara gute muri iyi minsi igaragara nk'iyanyuma, iminsi y'imperuka? Ni gute umukristo agomba kwitwara? Yitondera amategeko y'Uwiteka Imana, agira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Icya kabiri agire gutunga imbabazi. Icya gatatu agire gusenga Imana nta buryarya afite. Ikindi kandi agire kubabarira abamuhemukiye, kandi agire kugwiza urukundo muri we, kandi yige gufasha yige kugaburira abashonje, kandi yige gufasha abakene, kandi azibukira ikibi cyose, ahubwo asanga umwami Yesu yomatane nawe ature muri ibihe byose. Umukristo wese nuko agomba kwitwara muri iyi minsi igaragara nk'iya. Izisi umukristo abibone nk'ibibambwe, abibone gutyo, abireba abone ko nta burenganzira bifiteho, ahubwo ibyo afiteho uburenganzira biri mu ijuru ku Mana Data. Amen. Amen. Nushaka gukundana n'isi uzamenye kwiri kukuryarya, ariko nukundana n'ijuru ntabwo ribeshye. Ariko nukundana n'isi uzaba wayose. Amen. Yes. Reka tugushime tugenda tuganira ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kandi tugushimira ko bisobanuro byiza ukomeje kuduha ko birimo n'impuguro. Tostika enotita libasema shalawi lebo limo kota libanga. Igiye kugera ubwo ahandi Yesu yavuze hagiye kugera ubwo mugiye kuharirira bamwe mugahekenya amenyo. Kubera iki? Mwakunze isi bene Data, muvuga ijuru ariko mutarikunda. Yego. Nari mvuze ngo reka iminota isigaye nyiguhe uyikoreshe no mu ijambo ry'Imana. Tandosta kopeliba tugana ku musozo. Jewe kostika egaye. Pena stalibanda ndasoma laskitiki libanga wa. Talastika tandiba ndakumva. Hey, notaka stika lalawile boliba. Peno stifo egome shando wakota egaye. Muli mo taliban siriwiri ganda.
muri petekista tayiri kosta egome. Somera muri Petero wa mbere, mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cyawo cya kabiri ku murongo wawe wa mbere. Tusikilize maneno ya Bwana. Izo warize, jambo ryaravuze ngo ntimuyobe, Imana ntabwo inegurizwa izuru, kuko icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Ubibira mu mubiri we azasarura kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azakuramo ubugingo buhoraho. Mwe kwivovotera gukora neza, nimutivovota mugakora imirimo y'Imana n'urukundo n'umwete, nishira tuzasarura. Ariko nimwivovota muzatokombera. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa mbere. Ibuye rizima n'ishyanga ryera. Ibuye rizima, jiwe rizuri, ibuye rizima n'ishyanga ryera. Nuko mwiyambura igomwa ryose, Mana ikeneye ko unkurikiranye, iyambura igomwa ryose udasize na gato. Iyambure, gira ibintu wiyambura. We kwiyambura ubusambanyi ureke kubesha, we kwiyambura ubusambanyi ngo numara ukomeze ugambane. Oya, iyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose, n'uburyarya n'ishyari. Jambura uburyarya bumaze kumara abantu, ariko ijambo ryavuze ngo iyambura uburyarya mwene data. Reka uburyarya, reka ishyari, reka gusebanya, reka uburyarya, ureke ishyari, ureke gusebanya. Nicyo Imana ishaka. Mumere nk'impinja zivutse vuba. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwivuza amata y'umwuka we. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka. Jambo ryaravuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwe yemera amere nk'umwana mutoya. Mushumba we, yewe mushumba, yewe apotre, yewe pasitoro we, jambo ryaravuze ngo icyubahiro cyanjye ntabwo nzagiha undi, kandi ishimwe ryanjye, umva muhanuzi we, ntabwo nzariya ibishushanyo bibajwe. Apotre, ntabwo icyubahiro cy'Imana izagiha undi, ntabwo ari icyawe. Ishimwe ryayo ntizariha undi. Mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya, mwiyambura uwo mutwaro ubaremereye, mwiyambura uwo mwambaro ubaremereye, mwiyambura uwo mwambaro w'ubusinzi, mwambaro umwambaro wo gukiranuka, mwambaro umwambaro wo gukizwa, mwemere mukizwe. Hayiwe abashumba muri mukwisumbukuruza, ntabwo icyubahiro ari icyanyu, ahubwo icyubahiro ni icy'Uwiteka. Ako gatuti mwirirwa muriho mukora izangwa n'Uwiteka, ubusambanyi bwarababase, ubusinzi bwarababase, mugiye kukamanurwaho, ndetse kandi mukaveho nabi, kubera ko mwaburiwe n'Imana mwanga kuyumvira. Ariko mugiye kuva kuri ako gatuti nabi, Imana igaterekaho ba Eliya banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Yego. Imana igaterekaho ba Daniyeli bemeye kuja mu rwobo rw'intare bakomeza gukiranuka. Imana igaterekaho Meshaki, Sadaraka na Abedenego bemeye kuja mu muriro ariko baguma gukiranuka. Abo ni Imana igiye kugaterekaho, kandi mwebwe mugiye kubabazwa. Ariko nkugiriye inama wahungu, shala kota libanga, hunga mwene data, hunga bigishoboka. Jambo ryaravuze ngo mushaka Uwiteka bigishoboka kwabona. Mumwambaza akiri bugufi, umunyazareka ingeso ze kandi ukiranirwa ariko izo yibwira. Yego. Mwifuza amata adafunguye, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, y'umwuka. Uri kwivuza amata yahe? Uri kwivuza amata y'izisi, uri kwivuza amata donge wakora y'izisi urabibona, ariko iby'ijuru ntabyo uzabona, kubera ko ntabyo wakoreye. Ntabwo mpanshira imanza umuntu, ariko niko Imana yantumye. Izisi wakoreye warabibonye, iby'ijuru ntubiteganya, ahubwo witegure kuzaja mu muriro utazima. Ngibi bikugezeho wa muturage we. Yego. Mana we, hano stakatira banga penostifo egai hawa dokostika shela nostifo pernosta elanda yenostika egolia ho pernastili banga shawili motandikuwa ti tastika egai zolaboli motaliba perne wakosti egome ha.
Yesaya. Bamwusomera muri Yesaya. Yesaya igice cyaho cya 6. No tugiye gusengera ndasoje muhumure. Zarumviswe mwarumvishwe. Mwarabyumvishe mwese. Asigaye impanda. Kandi nayo igiye kuvuga mutegereze. Mutegere nayo igiye kuvuga. Yesaya igice cya 6. Yesaya igice cya 6. Hera ku murongo waho. Hera ku murongo waho wa 6. Nurangiza usoma uwo murongo wonyine wa 6. Numara gusoma wa 6 nanone uzamuke usoma umurongo wa 6. Numara gusoma wa 6 uramanuka hasi ugere no kuri 10 na 3. Yego. Wahabonye? Yesaya ibice 6:6. Maze umwe mu baserafi araguruka. Yego. Aza hondi afite ikara mu ntoki ryaka. Maze umwe mu baserafi araguruka. Aza hondi afite ikara mu ntoki ryaka. Afite ikara ryaka mu ntoki. Yakuje urugarama ku gicaniro. 13. Rekera aho ngaho ubwo soma 13 igice cya 13 ku murongo wa 6 nanone. 13 umurongo wa 6. Yego uko bikurikirana. Nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Idostatita libanga kostifo egai. Pelostita eganda. Shalome tali kostiliban. Ndabwira abanyedini. Ndabwira abamenye Kristo. Ndabwira abamwizeye. Mwebwe mwakeresheje izagakisa. Aravuze ngo umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Kandi uwo munsi ugiye guteza kuboroga mu midugudu igiye itandukanye. Uwo munsi ugiye guteza kuboroga ku misozi igiye itandukanye. Muboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Mwemere kwiyambura igomwa n'uburiganya kugira ngo mubashe kurokoka ku munsi ukomeye wenda kuba. Nostala banga kostifo ega. Uzaza ari umunsi wo kurimbuka uturutse ushobora byose. Ntabwo ari umunsi urimo imbabazi nk'uko mwamenyereye. Ntabwo ari umunsi uri mwiza mwamenyereye. Ahubwo ni umunsi wo kurimbuka uturutse kwishobora byose. Rekera aho ngaho. Yego. Hasi aravuga ngo izo bizatuma amaboko yose atentebuka. Nta wiza uzakiza uyu munsi. Nta munyabwenge uzatuma uno munsi uhagarara. Nta uzi igifaransa uzatuma uno munsi uhagarara. Ariko abacunguwe n'Uwiteka. Donge gucungurwa n'Uwiteka nuko umwakira akagukarabza akakoza akakwambika umwambaro nyawo ugukwiriye. Ariko nimba utarasogongera muri wakirimo uburiganya ndetse n'igomwa, umenye ngo muri wowe ntabwo urakira Kristo, uracara umupagani. Ariko ijambo ryavuze ngo umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Kandi uje ari umunsi wo kurimbuka uturutse ku Mana. Niki kigiye kubitera? Nukubera ububi bw'ingeso zanyu, nukubera ingeso zanyu mbi zigiye zitandukanye, nukubera izaha zanyu bigiye bitandukanye. Ariko ijambo ryavuze ngo muboroge kubera ko umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Kandi ni umunsi w'Uwiteka ukomeye uturutse kwishobora byose, uzatuma amaboko yose agira gute? Atentebuka. Umunsi w'Uwiteka uri bugufi. Tugiye gusenga Imana. Witeguye kumwakira, witeguye guhindukira, witeguye kwakira. Ninde witeguye kwakira? Ninde witeguye kwakira? Kristo akeneye kukoza, akeneye kugukiza, akeneye kuguhindura, akeneye guhindura ubugingo bwawe bushya, akeneye kuguhindura muzima. Nimba witeguye, reka dusenga Imana. Garuka mwene data. Garuka arakugarukira, garuka arakubohora, garuka aragukiza, garuka araguhindura muzima, garuka araguhindura udasanzwe. Garuka, hinduka, va muri ingeso mbi,
rekura ubusambanyi, rekura iza, rekura ubugome, rekura tostekotalibangawa penostakolibasha egari jenokotaliba menostalibanga larakostika egari zerobelibotalibanga. Rekura hindukira, rekura va muri izo. Ijambo ryaravuze ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu zaha niko kujijuka. ubwenge bwawe uvuga ufite utubaho Uwiteka ni zero, wamaze kuyoba. ahubwo garukira umwami Yesu arakuruhura. ndagira ngo dusenge Imana. nubakuki wubakiyo nkuge, urakora izubufafa rwose, rutuye imusozi kandi inama zahari izukora biratuyobera. Rutuye imusozi kandi inama zahari izukora biratuyobera. Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isiza bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. bagira inama yo kubazanya, bane Nowa yabavuga ukuri bati habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze muzo kwinezeza. bati habe na gato ntidukwiye kwemera. Hey! Shano tanga stiliba pelote libanga henote kostiliba hesheko taigo. Hey! Shano taliba penestikego tala kostiliba shela dandibo limo tandiba pese kikitaligai helo wiliba lima kandiba sema shatitaliba penostiligai helo kotiliganda shela tandi wasikaiganda watita stilibanda ho pesto kirigai helo lasiligaya helo teliba nguku gutungurwa gukomeye guturutse kwishobora byose. mwagumye mu byo kwinezeza, muguma muzo kwinezeza, ariko nguku gutungurwa gukomeye. bati habe na gato. Abanyamerika bakavuga, Abanyarwanda bakavuga, Abanyafurika bakavuga, Aburayi bakavuga ngo bati habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze muzo kwinezeza. igihe nacyo gihita vuba, Nowa yubaka n'umwete rwose, bose bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasaze. bose bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasaze we. Nowa yumvira Imana, ayiwe kubasenza Imana, kubarizi zo kwizera bagakiranukira Imana. dore igihe cyo kwinjira mu nguge, igihe cyo kwinjira mu nguge kubizeye Imana, kubasenza Imana, kubakiranutse bakanga kwanduza imyenda yabo. dore kwinjira mu nguge kurageze. yinjira muri ya nguge vuba, yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi, nuko Imana bakingira urugi we. nuko abantu baraseka cyane bakomanga ku rugi bavuga bati Nowa sohoka, imvura irahita witubesha nguri mu rugendo we. bati Nowa sohoka, imvura irahita witubesha nguri mu rugendo we. Toste taliba ndabona ijuru ritobotse, pese ko taliba Imana imanuwe no guhana inkozi z'ibibi zinangiye imitima zanze kwihana, ariko Imana imanuwe no guhana inkozi z'ibibi. ijuru risa n'iritobotse we, ubwo hagwa imvura iteye ubwoba bati turarimbutse nguko Nowa yavuze.
dore urupfu ruratuzengutse we, umva uko Imana yabashubije. Nowa yajyaga abigisha rwose, mubigira imikino mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. Mubigira imikino mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. Mubigira imikino mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. None natwe dufite iyo nguge we, ndabwira abari impande zitandukanye z'isi, abari mu Rwanda, abari i Burayi, abanze kwiyandurisha izo kurya z'ibwami, nimwumve buno butumwa. None natwe dufite iyo nguge we, n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka we. Mwebwe mwamaze gusobanukirwa ko Yesu akiza, ko Yesu ahana, ko Yesu anabohora, nimuze mumwegere muhitemo agakiza mureke kurimbuka. Amen. Pesto keta libo kostili banda, shelome talibangawa, penoko taligaya, zelibanga wakota, durakaruru, kagiye kuvuzwa, impande enye z'isi, kagiye kuvuzwa, impande enye z'isi, ariko uwemera kumvira azaba amahoro masa. Amen. Mana ndagushimiye, Mana ndaguhimbaje, urera kandi urakiranuka, uri umunyembaraga niryo zina ryawe, urera kandi urasobanutse. Ndagushimiye ku bwa buno butumwa, urera uri umunyembaraga, ngwino ubane n'abana bawe kandi abumva ino message, ubaye guhindukira, ubaye gukira mu mitima yabo, bahinduke bazima, bahinduke bashya mu mitima zabatwazaga igitugu kubw'imbabazi zawe. Ubarinde imitima yinangira, bohereza imitima ihindukira, nibamara guhindukira bakire gukira, bahindurwe n'imiburo yawe, maze mwuka wawe wera amanukire kuri bo. Sakaza agakiza impande zose z'isi, bahindukire be kurimbuka bazize ibyaha, ahubwo kubw'izo mbabazi umutima wawe w'ubugwaneza bagereho bihane, bakizwe bahindukire. Mu izina ryawe ryera mbisabye nizeye. Amen. Amen. Imana igumisha Daniel kandi isubize aho uvanye mu izina rya Yesu. Reka tugushimire. Amen. Dushimire umuntu wese watwanye natwe kuva dutangiye kino kiganiro kugeza tugisoje. Reka tuzasubira ubutaha ibiganiro byo ku musaraba nakagaruka. Ciao ciao. Amen. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 54 9. Emmanuel Catering Service.